wenda uratubwira ibindi nkuko impuzankano nambaye ibigaragaza nkorera ikigo cyitwa Radiant Insurance Company. Ni ikigo cy'ubwishingizi. Ikibazo warumbajije ni ikibazo umuntu wese ukunda ubuzima cyangwa se ubuza agaciro ko kubaho yakabaye yibaza ariko akanakisubiza. Ni ingenzi cyane gufata ubwishingizi kubera ko muri ubu buzima birashoboka cyane impanuka ni ibintu bisanzwe, tugenda mu muhanda, tugenda mu modoka, kuri za moto, ndetse uretse n'impanuka haba n'uburwayi. Uburwayi karande umuntu abana nabwo, hakaba uburwayi butunguranye, noneho by'umwihariko rero turi no mu bihe by'ibyorezo. Mbese mu by'ukuri ni ingenzi cyane. Umuntu wese urubaje uti mbese umuntu ukwiye gufata ubwishingizi ninde? Ni umuntu wese. Umuntu wese buriya akwiye gufata ubwishingizi. Aha rero niho nongere nkagaruka nkavuga nti ibundi byiza twese turabikunda. Yego.